tugikundana nirataga mu banjye uvuze iby'urukundo nkamusanganiza ibyiza byarwo. Ni benshi bagiye mu rukundo kubera ibyiza nababwiye. Inseko yuje neza nayigiraga mu gihe twari kumwe, niyo yahindutse agahinda gahanda mu mutima wanjye. Uburyo twabaga turi kumwe twakinaga nk'abana bato, none ubu nisanze mu gahinda gahanda. Iyo nibutse ko ntakigufite nk'uwanjye ndira ntari buhozwe. Aho wari wararemye urukundo ubu ni wowe huzuye ibikomere. Nubwo kubaho ntagufite bituma nihebye, ariko uko wagiye bimpa gukomera n'ubundi ntiwari uwanjye. Narakwizeye urangerageza ndatuza, unyitura gutukwa. Akanwa kawe kabagamo ibyiza, ubu niko ukoresha unsebya. Wakoze byose utuma niyibagirwa, ungusha habi ntazikura. Gusa waransize unsigira isomo rikomeye, ntawe nkwiye kwizera. Ibinyoma byawe nibyo bizamfasha kunyomoza indyarya nkawe. Kuki urukundo rutubabaza rutatubajije, ukatwimura mu byacu rukatujyana kure y'ibyacu, tukizera abaturyarya batari abacu. Isi icumbikiye ababi n'abeza. Urukundo ni rwiza kuko rwahiriye ruragusanga rukagususurutsa, ariko n'uburozi kuko rwabihiye ruraguhunga nk'uhunga isusa. Urukundo rutwambura igihe cyacu rukagiha abagitera inyoni. Urukundo ruducura kuba indembe nta murwaza dufite. Urukundo ruguhindura zezenge wari umunyabwenge. Ariko urukundo ni umurengwe kuko rwahiriye, ararwisasira akarwiyorosa, numva ngo n'isaso yarwiranepa. Ababizi mumbwire. Ibaza umuntu wisanzuragaho witetesha aho uko ushaka, mugahura mu nzira utemerewe no kumusuhuza. Ibaze umuntu mwasekaga mwishimye mugahura amenyo yahekenye. Ibaze umuntu wagutokoraga amaso igihe watokowe mugahura amenamo ivumbi. Urukundo uwo rwizihera uramufureba, uwo rwabihera uramupfurika. Urukundo ni indorerwamo wirebera ukabona uri mwiza, ariko uwo rwabihiye arurebamo akabona asa n'uwariwe n'inyamuca. Urukundo kereka niba atari urwo nzi bavuga. Urukundo iyo rugushimisha urira y'ibyishimo, ariko iyo rukubabaje urira nk'ay'imfubyi. Urukundo kereka niba atari rwo nzi bavuga. Rega ibaze kuba uri ku isi ituweho n'abantu benshi, umuntu umwe udapima n'ibiri 100 akakuriza uri umuntu w'umugabo. Urukundo utaruza ararubarirwa. Urukundo ibaze kurira nyamara uwuririra arenga imisozi aguhunga. Urukundo umuntu ukina n'urukundo rwawe uwo yanakurimbura aramutse abonye imbunda. Umuntu uri mu rukundo, umuntu ugushyira mu rukundo akubeshya, yanakwambika ubusa mu isoko. Urukundo ibaze urwo rukundo rw'ibinyoma ubamo abaye ari business urimo gukora. Ibaze imbaraga urushoramo n'amasaha uruhereza. Ibaze uri gutekereza ejo hazaza. Urwo rukundo urimo harya ngo abantu turikunda. Tekereza ushingiye ku buryo utakaza igihe warangiza ngo urikunda. Ese ubwo urikunda? Ibaze uburyo uremereza umutima unaniza cyane. Ariko urukundo tekereza aho umuntu wakunze bwa mbere ari, ubu se ari hehe? Urukundo taruza ararubarirwa. Urukundo harya ngo urukundo ruba mu mutima, rwakabaye mu mutima benshi baba barahwanye, baba baraturitse. Tekereza wahunga uwakubabaje ariko ntiwahunga igikomere yaguteye. Wahunga icyaguteye gukomereka ariko ntiwahunga igikomere cyagusigiye. Tekereza kabiri. Dore ikosa dukora. Utandukanye n'umuntu wakubabaje ushatse undi wo kuguhoza, warangiza ngo urikunda. Ubwo urikunda uvuye mu rukundo ubabaye ukirirwa ubwira undi ngo ndakwizeye wowe ntiwambabaza, aka kanya uribagiwe. Urukundo urinjajwa. Urukundo ibaza. Ariko inama rero, wari uzi ko muri isi ari wowe muntu ufite inshingano zo kwimenya? Ni wowe uzi aho ubabara, ni wowe uzi aho wakomeretse, mbese ni wowe uzi n'ibyishimo aho byawe aho biva. Ukwiye kwimenya. Reka nguhe urugero. Uzarebe iyo warwaye utabasha kujya hanze, ese bibuza abandi gusohoka? Tekereza kabiri umbwire. Urukundo
urukundo ni umugisha ku urufite, urukundo ni umuvumo ku warubuze. Urukundo nkomeze se nkubwire, reka noya ayo ngayo. Niba koko wumva unyuzwe n'ibyo nkubwiye, kora subscribe, like, share na comment, umbwire uko ubyumva muri comment. Ndabakunda.